Mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byose mu minsi ishize byagiye bigaruka kuri couple ya Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Murabizi ni couple y'abastari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe nyine n'uburyo bajyaga bakorana ibiganiro bitambuka ku muyoboro wayo wa YouTube ndetse n'amavideo bagendaga bakora kuri TikTok. Murabizi nyine ni famille abantu benshi cyane bakunze kugenda bafataho icyitegererezo cy'ukuntu nyine bakundana, ukuntu bubahana, ukuntu nyine baba barebana akana ko mu jisho, ukuntu urukundo ruhora rukura umunsi ku munsi. Rero mu minsi ishize iyi couple yagiye ivugwaho gutandukana kumwe abukwe n'undukwe. Ni ibintu nyine byagiye bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byose nyine bigenda bigaruka kuri iyi couple. Buriya nyine kuba umusitari nyine uba ugomba no kwirengera nyine ibintu byose bizajya bigenda bikuvugwaho. Buriya umusitari nyine yirinda kuba yakora ikosa na rito, kuko iyo akoze ikosa na rito rihita rijya mu mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru nyine, kubera nyine aba ari umusitari, abantu benshi cyane baba bamukurikira. Nyine nk'iyi famiye ya Muyango ndetse na Kimenyi ni famiye nyine abantu benshi cyane bakunze gufataho icyitegererezo cyane pe, bitewe nyine n'urukundo bagenda berekana ku mbuga nkoranyambaga. Rero nk'uko nyine byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye, bavuga ko nyine Muyango asigaye ubukwe na Kimenyi basigaye abukwe. Ubu ngubu aka kanya hasohotse nyine ibibazo, nyine ari ibibazo uyu Miss Muyango yagiye asubiza abakunzi be bari bamubajije, bamubaza no gutandukana hagati yiwe ndetse na Kimenyi. Ese koko ayo makuru twaba twarumvise yaba ariyo? Ese tubwire nyine tuvane mu rujijo. Ibyo rero byose nibyo uje kugenda ukurikira mu kiganiro Muyango nyine yagiye agirana na bano bakunzi biwe ku bibazo bagiye bamubaza. Byose aza abisubiza, ni mumukurikire. Noneho twebwe turaza mu kanya gato nyuma y'iki kiganiro. Hano rero hari umuntu wambajije ngo tubwire what makes you more proud of yourself. And hano hari umuntu wari wambwiye ngo mbabwire ngo yavuze ngo tubwire what makes you more proud of yourself and a place you have always wanted to travel to. Umva nge rero ntago njya travelinga ubundi mu buzima busanzwe, sinjya ngenda. I don't know why, maybe niba ari ubushobozi, maybe niba ari ukubura time, ariko shanze umuntu rwose uba uri naha. Ariko wenda ngiye kuvuga ahantu nshaka gutravelinga ni nkahehera I guess Zanzibar. Noneho ngo what makes you more proud of yourself, icyambere cyo nuko ndi umuntu ndiho, mfite ubwenge, mfite ubuzima, mfite famille. I think that's it. Undi muntu arambaza ngo to be honest, Blues Melody na The Ben ninde ufana kurusha undi, like choose one. Rero iki kibazo kiri a little bit tricky kubera ko njyewe ntago ngira umuhanzi nkunda like biri personal. Bose nkunda ibihangano byabo, ngakunda ibintu bakora, so indirimbo nkumva ndayikunze niwe ubwo mba ndiho. Hanyuma undi nawe yasohora indirimbo nkumva nawe ndayikunze, so bose ndabakunda kandi bose they are the best. I never knew ko uri umugesera wowe na Kimenyi and that made you love you like 100%. Umva ayibwiwe n'iki? I guess nibyo, and thank you so much for the love. Ari Butera Knowless na Marina ukunda nde kurusha undi, it's the same nibyo n'ubundi mvuze kuri Blues ndetse na The Ben. Bose uririmba indirimbo nziza nkumva ndayikunze, ufite vibe, ufite njyewe nibyo ngibyo ngenderaho ku bahanzi. So the next question is, how old are you? Ubusisi murambivuga guys, I'm 25. Next year nzuzuza 26. Murumva ko ndakuze bihagije. Umva n'ikindi kibazo gikurikiyeho, like
ngo how old are you? Uno yavuze no guseka, I'm 26. Where did you study your secondary schools? Muri O level nize ku bigo bibiri, cyambere ni Saint Bernadette Isave, ikindi ni kuri Saint François d'Assise. Noneho A level nize kuri Kagarama Secondary School kuva S4 kugera S6. Yeah. How old are you? Nabivuze ndakunda pe utuma numva ko iyo umuntu iyo ashatse kugera ku kintu byakunda. Of course guys, icyambere no kuba ufite intego mu buzima bwawe, naho ubundi ibindi byose birashoboka as long as turi kwisi. I love you and I love you so much, and I love it when they say we look alike. I feel so happy. Umva, hi twin, how are you? How old are you? Nabivuze. Sorry gato. Okay, so uzaduha akabebe ryarisho. Umva simusi ko Imana ari itanga ababebe kabisa kabisa. Let's give it some time, okay? Nothing, but I love you so much, Muyango. God bless you. God bless you too. Thank you so much. Who's your female artist in Rwanda? And I can't forget to tell you that I love you. Thank you so much. I have two favorite artists. One is Sano Wakabiri ni sometimes Ways, sometimes Giza. Man, I keep changing. Jewe nababwiye rwose ibintu ngenderaho. So, uru wakangahe wanyu guys, ni umwana wa kabiri. Ubwo n'abantu bambajije ngo tuvuga turabana bangahe, tuvuga turabana bane, and I'm the second. Yeah, we are turi abakobwa babiri n'abahungu babiri. Yeah. Any 3 or more things you have focused on in your relationship to make it this far? First of all, just nabigize easy, you get. Ikindi nakunze kwinvolvingamo Imana cyane. Ikindi ni kisura. Na choosing the right person. I think that's it. Hey, I wanted to know more about your agency, Shine, and I want to join. Thank you so much, guys. To all those people, you guys, you want to join, you want to. Ndashaka kubabwira ko like so far dufitemo abantu bahagije. Wenda ninzakenera abandi bantu, guys, I will let you know. Ariko so far, I'm sorry. I love you. It's enough to me. Thank you so much. I appreciate. Ese niki kintu wigiye mu rukundo? Ko ari byinshi, ni byinshi ariko nyine basarimo like kwihangana. Yeah. We love you. Thank you so much. Advice to ladies between 16 and 19 facing challenges, including depression. First of all, depression is real, guys. Abantu mutemera ko depression ibaho. So kubantu rero muri gufacinga ibyo bintu, first of all, I'm so sorry, guys. You need to play like hard. Ikindi kubera ko in this life abantu bose like turi gufacinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, either good, bad. Umuntu wese agira time yiwe yo go suffering. So rero depression is all about mindset. Icyambere cyo mu gusenga, hanyuma niba ushobora like kwafodinga aba therapist cyangwa se abaganga barahari baganiriza abantu nyine ku buryo ushobora nyine gukira. Please muba joining. Hanyuma ikindi mujye mwigira ku bantu nkatwe, you get, kuko natwe nyine biba bikomeye, ariko iyo tubyuka like tugakomeza tugakora ubuzima nyine ntiture kure,
iyo ngiyo kwanza niyo akakubereye like a big motivation. Kandi ino range y'imyaka umbwiye imyaka mike cyane ku buryo ikintu cyose ushaka kugeraho at the moment. Yeah, twese tuba facing a lot of things, ariko guys, reka tujye dusenga Imana niyo iruhura umutima. Nothing to know about you, just to appreciate your kindness, heart, and your good vibe in Takeover show, guys. Muri Takeover ho ndabizi ko biba byahinduye isura, ntago bakiri wa Muyango wa wundi. Ewana, by the way, abantu mutajya mureba show ya Takeover mu misinga ibintu byinshi cyane. Mu misinga the crazy Muyango, the funny Muyango, cyangwa se funniest Muyango, mu misinga ibintu byinshi cyane. Tuba twasaze, tuba twirekuye, mba ndi kubyina. So thank you so much. What you love the most? Like, what do you mean? Ko dukunda ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi, ariko uranye nikundira amahoro tu. Your age nabivuze. Manchester United versus Arsenal. I guess Manchester. Arsenal. Manchester. Yeah. Urumva ko uruwakanga hiwanyu nabivuze. What keeps you smiling like every day? By the way, your smile is gorgeous, guys. Rero I always felt nyine gusubiza kino kintu since icyo kibazo nicyo kibazo like mwambaje muri benshi cyane. Ikintu gituma mpora nseka nta kindi nyine ngo ni gutyo naremwe, ni gutyo nisanze, nkunda guseka. Umva ahantu najya nseka ni mu bintu bibabaje, kuko iyo ibintu bibabaje byose nseka ndababara. So guys, njye mpora nisekera, ariko niyo mbabaye ndababara. Nta mpamvu mfite ituma nseka, nayo pe. Nagaruko byaciyemo, nagaruko ubuzima gutyo nisanze. Ninde ukunda hagati ya The Ben na Melody? Uhitemo umwe. Nabivuze. Muyango ndagukunda bambi, nanjye ndagukunda. Can I be your little sister? I like you, please, guys. Umva, I'm always open. Like, ninjye muntu uri so easy like to approach, cyangwa se kuganiriza, cyangwa se kuvugisha. Just feel free, kabisa. I'm your big sister from today. Who is your celeb crush? Bakobwa cyangwa abahungu? Your age. Who is your favorite DJ and MC in Rwanda? My favorite DJ, I have DJ Trick, I have DJ Brian, DJ Toxic, MC Uryohe, MC Tino, MC Anita, MC Bianca. Yeah. How do you react and feel when you meet up with your friends, like in the club or elsewhere? Umva, I'm always smiling, jen tansara, ubona ko ewan mbirimo neza cyane. Mba nishimye nyine guhura n'abantu banyikundira, good vibes buri munsi nizo za mbere. Famille Kimenyi mutuye he? Dutuye ahantu bita Norway. How do you manage all your work? Ibintu byose nyine biba bifite time yabyo. Nimba ari TV ntabwo bihura n'akazi kanjye. Kuri TV mpajya ku manywa, hanyuma mfite nkora na night shift. So mbi managinga neza cyane rwose, nta kibazo. I sleep, ndaruhuka. Nibyo. What's your secret about that good skin? You're so beautiful. Thank you so much, guys. Nkora skincare routine. I'll soon show you guys what I use for my skin. Yaba hano no mu maso byose nzabibereka. Sibyo? Okay. Ukunda kurya iki? It depends, ariko njyewe I love chicken, umuceri, birayi, utoki,
ibijumba. Ikintu nakunda ni kawunga n'ubugari, ariko ibindi byose twasangira twishimye, akavange byose. We miss you. How many? No, I beg. We miss you kwa Yago TV show. By the way, abantu benshi bambaje ikintu kibazo. Tukumbe kubona kwa Yago, tukumbe kubona kwa Yago. So ubwo rero muzagende mu commenting kuri YouTube channel muvuge ngo dukumbuye Muyango. Hanyuma nanjye nanzana, of course ndinde kubyanga, nzaza hanyuma tuganire n'aba big energy. Okay. Ujya ubabazwa n'iki? Gusa ndakunda guys, ndababara ahubwo nkashenguka umutima nkumva ngiye gupfa. Ibintu bimbabaza biratandukanye, kandi ngende umuntu ubabazwa n'ubusa ku bantu mutari mubizi, like small things birambabaza, ariko nanone bikarangira vuba. Yeah. So nandi kubabwira ngo ibintu bimbabaza ni byinshi, ariko nanone kubyibagirwa biri izi kuri njyewe. Nko mu segonda mba namaze kwibagirwa. Mama igenda ukunda cyane we na family yawe. Thank you so much. Ukunda we muhanzi mu Rwanda Kenny. Yeah, he's my favorite. Ubu se Kenny baramenye wari we. Kenny Soul. Yeah, I like Kenny Soul. Aha, wazaje gusengera Grace Room. Yo, nzaza. Ugendera kuki uhitamo inshuti? Ngendera ku bantu like bativumbura, banyumva, simbizi, batanjudginga, batamvuga like behind my back, ibintu n'ibyo ngibyo, you know, baba bari like always to support me. Hari n'umuntu wambajije aba best friends banje, nagari ngombwa ko mbavuga, ariko I have like 5 girls nkunda kurusha abandi. So ariko ubundi ngende umuntu ngira inshuti nyinshi cyane, buri umwe wese bitewe n'ibyo duhuriramo cyangwa n'ibyo tuganira. Nta inshuti z'abamama, iz'abakobwa, izo dusengana, izo donc dusangira. Mfite inshuti nyinshi guys. Nuhe mukino ukunda gukina? Kuki mwumva mwabaza amarangamutima yanjye umukino? I don't have one. Ntawe. Ariko hariyo nkunda kureba no kumva, like football, sometimes basketball, n'iyindi mikino yose. Hey beautiful, I just just want to leave your closet. You have a better sense of fashion. Bino bintu biranunguye kubera ko nje ndi mu bantu, donc reba ko ufite confidence uvuga ngo ngenda bizi ko nzi kuririmba, ndabizi ko nseka neza, ndabizi ko ngenda neza, ndabizi ko nambara neza. Ikintu cyo kwambara cyo, ariko since ubimpaye muse nka compliment ndinde kubyanga. Thank you so much. I appreciate. Do you know how much I love you? Do you know how much I love you to the maximum? Thank you so much. Nanjye ndagukunda. What's your life motivation? No kubona mu rugo tumeze neza, famille imeze neza, tutarwaye. Yeah. It's not just a question. Me, I love you so much. I cannot explain. You've been my role model since 2019. God bless you. God bless you too. And thank you so much for always following me, supporting me, loving me. It really means a lot. Tell us your favorite artist in Rwanda. Nabivuze your favorite artist, please. Nabivuze if you had to sponsor a musician, who can be? It will never happen. Ariko bibaye.
any female artist, what are you with? Hey Mrs. K, how are you? Where did you get your? So I have 2 wedding gown. One is from Tanga Design, and the second, my church wedding dress was from Isha, yeah. And the one Nambe Muri reception ni from one and only Tanga Design. Yasoje avuga ngo I like your personality, thank you so much. Hey, nanjye ndashaka kuri turiya to gift twa wig sha to gift to how old are you? I love you and I'm your fan, thank you. Nothing really, ahubwo ndagukunda cyane kandi ugira umutima mwiza, urakoze cyane. Ukiga muri secondaire watekerezaga ko nurangiza uzakora iki? Ese wize ihe section? Muri secondaire nize history, economics and geography, hanyuma numvaga nshaka kuba lawyer, sometimes umunyamakuru. So I guess ni muri uwo murongo n'ubundi ndimo. Who is your role model? Ni benshi ariko mva uwa mbere na mbere ni first lady wacu, guys, ndamukunda, like she's my big motivator. Sinzi how nabivuga ariko she's the one kabisa, niwe ukuriye abandi bose, abandi baza LETA. Umvime umuntu uko yanyandikiye ngo mani wagiye unsubiza. Mani, hari igihe mba nabibonye mani. Abanyamurenge nanjye ndabakunda cyane. May God bless you. I just wanted to know if you like me or no. I do. Muyango ndagukunda, ugira vibe nziza cyane, urakora cyane, nkunda ukuntu ukunda umugabo wawe n'umwana wawe. None se umuntu ashaka guhura nawe, message kore kuntu yari ndende do kikubye, ariko ushaka guhura nanjye ngewe mba mpari, ushaka kunsanga ku kazi kansuhuza ahantu hose nkorera mba mpari rwose, ahubwo mba nababuze nyine ngo muze dusuhuzane. I love you, Muyango. I like the way you are humble. May God keep your golden heart. Thank you so much, beautiful. I appreciate. How do you feel about being a good role model to many girls, including me? Nukuri, I adore you. Beautiful. Sha, I feel good. I feel blessed. I'll go and sigara mfite umwenda like wokuzaguma ndi role model wanyu. Ariko I feel blessed now. How did you start making a lot of money at your young age? First of all, how do you know I'm making a lot of money? How? Okay, but since you said, just no ndakora and I got paid. Nubwo yaba make nubwo yaba menshi ariko nothing, but I love you. Thank you so much. How old are you? Nabikuze. Why are you so beautiful? Ndakunda birenze. Thank you. What is your favorite food? Nabikuze. Who is your role model? What do you like the most? Subiza no kuba ndi kumwe na famille yanjye tumeze neza. Donc umwuka ari mwiza nka gutya nyine, like bamuri kumva ukuntu hano nicaye hatuje. Ndi mu rugo, Miguel araryamye, papa we ni cameraman. We cameraman, is it? Do you really know how much I really love you? Imana yonyine niyibiza ko nanjye Imana yonyine nizo ukuntu nkunda abantu bankunda, ndabakunda ariko
ndabakunda nyine handi mbura ukuntu mbivuga mbura ukuntu mbikora mbura man noneho umva reka mbabwire rero reka mbanze nshyiremo akanya gato ka story sibyo thank you baby mwe muzi ko abantu benshi bamaze kumbwira ngo barankunda cyangwa b'inshuti zanjye n'aba mama n'abakobwa much love turakundana wanga iki nanga agasuzuguro nanga umuntu mbeshyera nanga umuntu simbizi umanipulatinga nanga umuntu like ukonvinsinga abantu ibintu bitari byo like ni byinshi nanga we byinshi abantu benshi bambaje umudo wanjye namubabwiye many but actually really like you a lot Muya you can so hano abantu banyandikiye ngo barankunda bakajya bashota emoji turi kurira nuko nabona ukuntu nyine mbibereka ariko I feel good Shelly Rogo. How did your parents react when you moved in to live with? Barumiwe ako kwimisi shira niko nagendaga ndushaho ubwo rero ukuntu bareactinze barumiwe ariko bakagenda babona he's the perfect guy ukuntu bageraho nyine babona nyine nakundi love at the end of the day niyo iwinning ntabwo nshaka kubivugaho byinshi papa wanjye atazabona ibideo akanyikubitira cyagiye buryohe ahamagara Kimenyi amubwira ko yatakayemo byarangiye gute byarangiye nyine tumubwiye ko twe turi gukina game arabyakira nasi ko ari akazi nakundi yo hobby hobby yanjye so niyihe pepe hobby yanjye bane ni iki nkunda gukora cyane ntabwo nabivuga ibyo what do you like and can you follow me please ASAP are you doing something you have dreamed of I mean work or you had another dream job oya nagariyo ibintu ndi gukora nagari byo bintu nagari zo nzuzi zanjye ariko ndacyari muto ku buryo anytime nazazachieving yes usubije imyaka inyuma ubona ari iki wahindura niba gihari n'iki niba kidahari umva nsubije imyaka inyuma ikintu nahindura hari ukundi kuntu nako naritwaye like hari bandi bantu nari kuba naramenyanye nabo ariko namenyanye nabo so ni byinshi ariko ubushake bw'Imana ni gutya bwabikoze ubwo nyine ni gutyo bimeze I'm a big fan of thank you everyone how old are you nabivuze ngenda gukunda kuva muri Miss Rwanda kugeza na n'ubu uzatwereke ibyo wisiga nzabibereka ariko ahubwo next video iyiye ngiye nyuma nimumara kuyireba mwayikunze nzahita mbereka skin care routine mu gitondo na nijoro umuntu ashaka ko mukorana mu buryo bwa business yakubona gute ngo mubiganireho wamamagara cyangwa ukanyandikira mva mari nta kibazo kabisa wifuza kuzakurikiza imfura yawe of course yes okay I want to be your friend Muya I really love you thank you so much I love you too where do you see yourself in 5 years far very far ndagukunda n'ukuri nanjye ndagukunda pretty girl thank you your hate uses
70.8 something. Oh, 70 something. 70 something. Muya ko duturanye wazadusuye. Ahubwo se ko duturanye we wazansuye, my darling. Please. Who is your girl bestie? Anyways, muzi hano Butare ku Karubanda tukukunda kubi nanjye ndabakunda cyane. Hanyuma aba girl besties banje ni benshi cyane kandi bose ndabakunda naga umwe nzafata time nabo mbababwire. Kimenyi azagaruka muri football, of course, yes. Imana imfashe message uyibone yo ndaza kucekinga ndebe ikintu wari wanyandikiye before. Kuki utagikora ibiganiro kwa Yago? Nabivuze, nabisubije. Mugende mwandike muri comment ngo dukumbuye Muyango, ubundi mbereke ngo harashya. Why are you so beautiful and innocent? Ndagukunda Muyango, and I mean it no good. I'm not innocent, like no one in this world uri innocent cyangwa uri perfect. Ahubwo wenda nuko nawamenya bya bimeze gutya. Hari abantu bamwe babazi kuri umuntu mwiza, hari n'abandi babazi kuri umuntu mubi. So ubu rero nshobora kuvuga ngo impamvu ngo ndi ngo innocent ngo bimeze gutya, ejo akaza umuntu twagonganiye ahantu akababwira ibitandukanye kandi ngewe oya ntabwo ndi perfect. Oya, I'm not perfect. Nkora amakosa nk'uko abandi bayakora sometimes, nubwo atari every day, kuko nge ndabizi ko ndi umuntu mwiza, ndabizi icyo cyo ndakizi, ariko hari igihe nanjye ndekona. Yes, rero icyo ni ikiganiro mumaze kumva aho nyine Muyango yagiye asubiza ibibazo bigiye bitandukanye abakunzi biwe bakomeje kugenda bamubaza. Mwagiye mwumva ibintu byinshi n'abantu benshi babibaza kuri uyu mustari, ibyo nyine baba mutekerezaho yagiye abisubiza, ndetse baza kuza no kumubaza gutandukana kwiwe hagati y'umugabo we ndetse hagati y'umugabo we Kimenyi Yive ndetse n'uyu mugore, koko niba ayo makuru arimo aragenda avugwa yaba ariyo arimo aragenda avugwa mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Urumva rero ko byose yagiye abitangaho umucyo, agenda abivuga nyine uko biri. Reka twebwe rero dusoreze hano n'aya makuru twari twabateguriye, kandi reka twongere tubararikire n'izindi nkuru zose tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio kugira ngo nyine ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane 5/5. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye, kandi mwibuke kuduha igitekerezo cyanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho, kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane 5/5. Ikindi kandi mujye mwibuka kuduha ibitekerezo byanyu, ukuntu mwumvise amakuru tuba twabagejejeho, ndetse n'ibindi byose mushaka ko twagarura mu makuru yacu cyangwa n'ibyo twakuramo, kugira ngo nyine mujye mubasha kuryoherwa n'ibiganiro tugenda tubabwira byose. Imana imbane namwe.